Wakibaza uti ni gute byagenda uramutse ubyutse ukabona message kuri telefone yawe ikubwira ko amafaranga ari kuri konti ya banki yawe yose yavuyeho kandi ntayo wakuyeho? Ushobora guhita uhamagara kuri banki cyangwa se ukajyayo kubaza ibyakubayeho byatewe n'iki. Si ibyo gusa, ushobora no kwibwa amabanga menshi kuri telefone yawe, kuko kuri ubu ibikoresho by'ikoranabuhanga byacu burya unashatse avuga ko atari ibyacu, kuko mu gihe amakuru abirimo burya atabitse neza mu buryo bwizewe, si wowe wenyine wayabona cyangwa se ngo uyakoreshe. No munsi twabateguriye uburyo wakirinda ko guhakinga kuri telefone yawe, cyangwa se ibyo tuzi nko kuyo makuru y'umuntu bakaba bakoresha ibyo bashaka cyangwa se ibyo bishakiye. Tuguhaye ikaze kuri YouTube channel yacu Inzobere TV Show. Tubahaye ikaze mwese mwafashe umwanya wanyu mugakurikirana Inzobere TV Show. Nkuko twese tubizi, umuntu agura igikoresho cy'ikoranabuhanga akikunze, akishimiye kugira ngo kijye kimufasha muri byinshi. Ariko uno munsi cyo twakibandaho ni telefone. Muri iki gihe amakuru y'umuntu yose wayasanga kuri telefone ye ngendanwa, ariko mu by'ukuri nubwo abantu bose babika amakuru, ntabwo ariko ababitse neza buryo umuntu atapfa kwiyiba se cyangwa se atapfa kuyageraho. Mu magambo make nakubwira nti telefone yawe ntabwo ari yawe ngo ikoreshe ibyo wishakiye byose. Ariko no munsi igisubizo kigiye kuza, cyangwa se ngiye kukubwira igisubizo cy'ukuntu wakirinda abantu baguhakinga cyangwa se abakwiba amabanga ya telefone yawe. Tudatinze rero, reka nkubwire uburyo uzakoresha ukirinda abaguhakinga cyangwa se ibyo twakita ibitero by'ikoranabuhanga. Ese uburyo bwa mbere wakibaza ngo nubuhe? Nzabigenza ne? Ntabwo bikomeye cyane rwose. Uburyo bwa mbere cyangwa se ikintu cya mbere uzakora ni ukwirinda gufungura amalinki utazi yaturutse, cyane cyane aturutse kuri Facebook, IG, ubwo ni Instagram. Amalinki aba yubakitse ku buryo utazi ibyo ari byo cyangwa se ku buryo utazi ahaturutse. Ukabona nk'umuntu utaza kohereje linki runaka, ukabona nk'umuntu runaka kohereje linki nanone ngo uyifungure, cyangwa se linki za video runaka. Ahangaha izi linki uzazirinde rwose, kuko nibwo buryo bwa mbere abantu bashobora kwinjiramo cyangwa se bakakwibamo amakuru bworoshye. Ntagutindiye, reka nkubwire uburyo bwa kabiri. Uburyo bwa kabiri, menya neza kandi ukoreshe password kuri account zawe, kandi izo password zibe zitandukanye. Urugero, hari abantu usanga bakunze gukoresha ama password bakashyiramo ku buryo bworoshye, ugasanga bashyizemo igihe bavukiye, ugasanga bashyizemo inshuti zabo, ugasanga bashyizemo abana bakunda, ugasanga bashyizemo, mbese agashyiramo agendeye ku marangamutima ye. Icyo nakubwira kandi ahangaha ni uko uzirinda gukoresha password zisa ku ma account yawe yose atandukanye ugira. Niba ari account ya banke, niba ari account ya mobile money, niba ari account ya Tigo Cash, mbese n'imbuga nkoranyambaga dukoresha muri no minsi usanga dufite ama account. Abantu benshi bagakunda kuyahuza kugira ngo bajye bahita bibuka neza izo password bitabagoye. Ariko iri kosa ni ikosa rikomeye cyane, rituma abantu bakwinjiraho bakaba bakumviriza, bakwiba amakuru yawe, mbese buri kimwe cyose akaba yagikoresha telefone yawe ashatse, akaba yakoherereza ubutumwa umuntu runaka bigasa naho biguturutseho, kandi akaba yanagupostingira ibintu by'ibifoto by'ibitakaragasi cyangwa se by'urukozasoni wowe nyamara ubwawe utabishaka. Ahangaha nakugira inama yo gukoresha password ndende kandi ivanze. Ese wakibaza uti ivanze gute? Ukuntu hano uzayikoresha kandi ukayivanga neza, uzafata imibare, amagambo, ibimenyetso, ubivange byose bikore password ndende kugira ngo abantu batazakwinjirira muri telefone yawe cyangwa se bakakwiba amabanga yawe ku buryo bworoshye. Kadukomeze n'uburyo bwa gatatu. Ese wakibaza uti uburyo bwa gatatu ni ubuhe? Cyangwa se ikintu cya gatatu nzirinda kugira ngo abantu batamakinga ni iki? Mu gihe uri gukoresha password yawe cyangwa se uri gufungura account zawe kugira ngo winjiremo, irinde gukora ahantu batubwira ngo show password. Mbese jya uyandika neza, uri sure cyangwa se ubizi neza ko ariyo, ubone gukanda ahandi twinjirira. Ikindi nakubwira kandi cy'ingenzi, kuri konti yawe cyangwa se mu gihe uri kwinjira kuri konti yawe, irinde rya jambo kugira ngo save password. Hari abantu dukunze kugira ubunebwe tugakora kuri save password kugira ngo ikindi gihe bizatworohere kwinjira muri telefone zacu cyangwa se kwinjira muri account zacu zitandukanye ahantu ziri ahari hose. Ariko nakubwira ko buriya buryo ari inzira nziza y'abahanga mu ikoranabuhanga kugira ngo bakwinjire mu bubiko bwawe cyangwa se mu bubiko bwa telefone yawe cyangwa se ikindi gikoresho cy'ikoranabuhanga ukoresha ujya kuri internet cyangwa se ujya mu mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Uburyo bwiza cyane rwose. Ese wakibaza uti ni ubuhe? Nta kindi nakurangira ni application iboneka kuri Play Store cyangwa se kuri App Store bitewe na telefone ukoresha. Ese uburyo ni ubuhe? Nayo na application isanzwe, password generator. Iyi application uzayidownloadinga uyesitare muri telefone yawe nk'ibisanzwe, nk'uko twesitara WhatsApp, nk'uko twesitara Facebook, nk'uko twesitara Instagram, mbese nk'uko twesitara application zose zisanzwe.
ariko noneho umwihariko wayo uzajya muri setting zayo, ugena uko password yawe izabireshya, ugena uko password yawe izabivanze. Mbese kubivanze n'ibyo bindira kugiye hejuru, kuvanga ibimenyetso, kuvanga inyuguti no kuvanga imibare. Ibi ntibigutera ubwoba ngo wibaze ngo uzabigenza gute. Oya, ni ibisanzwe rwose. Wowe icyo usabwa ni ukwidownloadinga ukayinstara. Mbese ibindi bisanzwe ni nka application zose zisanzwe y'ubwayo izajya kwereka uburyo ubikora. Twakomeje n'icya gatanu cyangwa se uburyo bwa gatanu uzakoresha ukirinda abantu baguhakinga. Wakibaza uti se bwo nzabukoresha ne, nzabukoresha gute? Ntabwo bugoye cyane rwose. Ushobora gukoresha iyo twita dashline, nayo ni application isanzwe gusa itandukanye na password generator. Nuko yo mbere yo kugira ngo winjire mu gikoresho cyawe, niba ari telefone, ibanza kugusaba umwirondoro wose ukawuzuza muri ya dashline. Ikubaza username, ikakubaza password. Mbese umwirondoro wujujemo niwe ikubaza wose. Ahangaha icyo wirinda gukora ni rya jambo nakomeje kukubwira hejuru rya self password. Ibindi byose wuzuza umwirondoro nk'uko wawuzuza kuri CV yawe, cyangwa se wawuzuza ahandi hantu hose, cyangwa se ukawubwira umuntu ari uko ukubajije mu gihe ugiye kuwukoresha ahantu runaka. Izi application ntizigutera ubwoba rwose, ziboneka kuri Play Store cyangwa se App Store nk'ibisanzwe kandi zikaboneka ku buntu. Icyo nakubwira kuri iyi application, uzakoresha password uzibuka kandi ndende kandi ivanze bishoboka. Katujye ku buryo bwa gatandatu. Ese uburyo bwa gatandatu ni ubuhe? Ese uburyo bwa gatandatu twabukoresha gute? Kurikirana iki kiganiro cyose ukomeze ubyumve kandi wumve ukuntu uzabikora. Nongeye kukubwira kandi uburyo bwa gatandatu. Uburyo bwa gatandatu nanone ni uburyo buzagufasha kongera umutekano wa telefone yawe cyangwa se kongera umutekano w'igikoresho cy'ikoranabuhanga cyawe. Nta bundi ni uburyo twita unique code. Ahangaha unique code mu gihe uri gukorera account nabwo ni uburyo bwiza uzakoresha cyane rwose. Ahangaha muri unique code ushyiramo nimero yindi itari muri iyo telefone. Urugero, abantu benshi muri iyi minsi bakunze kugira telefone zirenze imwe. Ushobora kuba ufite telefone nini cyangwa se gatoya. Ahangaha muri unique code uzashyiramo nimero ya telefone itari iyo ngiyo iri muri smartphone. Ese iyi unique code imaze iki? Ikimaze nta kindi. Ahangaha mu gihe uri gushaka kwinjira muri account yawe cyangwa se mu bubiko bwawe cyangwa se mu gikoresho cyawe cy'ikoranabuhanga, bakohereza code kuri telefone yawe igizwe n'imibare 6 cyane cyane, cyangwa se ishobora kurengaho bitewe na telefone yawe cyangwa se bitewe n'uko wayifunguye, ariko ikunze ko ari imibare 6. Ahangaha nanone icyo bizakurinda mu gihe undi muntu washatse kwinjira muri konti yawe cyangwa se muri telefone yawe, bazahita kohereza kuri ya nimero yawe yindi ya code. Uhita umenya ko umuntu ashaka kwinjirira yaba uwahaye uburenganzira se cyangwa se utahaye uburenganzira. Yaba ari n'uwahaye uburenganzira kandi kakwinjiriraho, bazabanza bakohereza ya code ari wowe uyimubwira. Ubu ni uburyo bwiza cyane kandi bwizewe, nabwo ushobora gukoresha ukirinda abantu baguhakinga cyangwa se abantu bakwiba amakuru cyangwa se bashobora kwinjira kuri account zawe zose bakaba baguteza ibihombo bitandukanye. Uburyo bwa karindwi ni uburyo bw'igitangaza. Noneho ntucikwe n'iki kiganiro cyose kugira ngo ukomeze kugenda wumva uburyo wakoresha ukirinda abantu baguhakinga cyangwa se abantu bakwiba amakuru. Kwibutse gukora subscribe hasi kugira ngo uzajye ubona ibindi biganiro tuzajya tukugezaho ku gihe kandi byihuse. Uburyo bwa karindwi nta bundi ni ugukoresha iyo twita authentication app. Umwihariko wayo rero se authentication app ni uwuhe? Nta wundi umwihariko wayo nayo ni application imeze nka za zindi nakubwiye haruguru. Ese yo umwihariko wayo noneho utandukaniye n'izindi? Icyo ni ikibazo cyiza cyane waba wibajije rwose. Ahangaha noneho kugira ngo uyinjiremo yo ubwayo yikeretinga password igendeye ku bintu ubitse muri telefone cyangwa se ku bintu biri mu bubiko bwa telefone yawe. Ishobora gukora password igendeye ku mafoto, ishobora gukora password igendeye kuri nimero z'abantu wabitsemo, ishobora gukora password igendeye ku mavideo arimo. Mbese iragenda ikareba mu bubiko bwa telefone yawe igakora password y'ubwayo kugira ngo uyinjiremo. Nta ruhare ubigiramo kugira ngo uyikoreshe. Yo ubwayo itireba niba ari amafoto urugero, ikayaterateranya ikaza gukoramo password itayinjiramo. Wamara kwinjira rwose ibindi nta kindi aba ari ibisanzwe, kuko ubwayo ikoreye password ubwayo cyangwa se icyo twakwita automatic password generates. Twakomeje n'uburyo bwa 8. Hose uburyo bwa 8 ni ubuhe? Mu gihe utari gukoresha Bluetooth, GPS
ndetse na wifi hotspot byo bifunga, kuko nanone ubu ni uburyo bwiza cyane abahaka cyangwa se aba twakita abatera ibitero by'ikoranabuhanga bashobora kukwinjiraho mu gikoresho cyawe cy'ikoranabuhanga, nk'uko nabikubwiye cyane cyane no munsi ndagaruka cyangwa se nibanda kuri telefone yawe ngendanwa. Ariko ahangaha iyo bashobora kwinjiraho byoroshye cyane ni smartphone. Niba utari gukoresha biriya bikoresho rero niba umaze guhana umuntu na video, niba umaze guhana umuntu ibintu bitandukanye nk'uko tubyohereza kuri bluetooth, yifunge. Niba umaze gukoresha wifi nabwo yifunge, cyangwa se nanone niba ari hotspot wakoreshaga nabwo yifunge. Nanone niba ari GPS wakoresha urimo kujya ahantu runaka, urimo gushaka ikintu runaka, ahangaha naho uzayifunge, kuko iyi ni inzira nziza cyane y'abantu bakora ibitero by'ikoranabuhanga kugira ngo bakwinjirire mu gikoresho cyawe cy'ikoranabuhanga ukunze kandi ukunze amakuru akirimo. Dukomeze n'uburyo bwa 9 nshuti bakunzi ba Inzobere TV show. Ese uburyo bwa 9 ni ubuhe? Ikintu cya 9 uzirinda kibi cyane ni ukwikonegeta ku ma wireless utazi. Ahangaha nk'izo twagarukaho ni wifi zo mu mabisi cyangwa se wireless zo mu mabisi, izo mu ma coffee shop, izo ku bibuga by'indege, izo muri gare. Mbese wireless zose utazi jya wirinda kuzikonegetaho. Hari igihe umuntu agenda akabona wireless ngo ni y'ubuntu, agahita yikonegetaho, yagera hirya akabona indi ngo ni y'ubuntu, agahita yikonegetaho. Oya rwose ikosa rikomeye cyane, nakongera kukubuza no munsi kugira ngo uzirinde abantu bakwiba cyangwa se bakwinjirira mu bubiko bwa telefone yawe byoroshye kandi ari wowe wabahaye icyuho. Uburyo bwa 10 ntabwo bukora kuri telefone zose, biterwa na tekinoloji yubatse. Ese uburyo bwa 10 nubuhe? Ahangaha mu gihe uri gushyira password yawe muri telefone, mu gihe uri mu ruhame cyangwa se mu gihe uri mu bantu benshi, irinde kuba warasetinzemo muri settings za password yawe kwa kundi wandika password ubona ijambo riri kujyamo. Ahangaha uzakora icyo bita hide. Ahangaha uburyo wakoresha bitewe na telefone yawe cyangwa se na tekinoloji igezeho, ibyiza ni uko wakoresha fingerprint uyifungura mu gihe uri mu ruhame, kuko burya mu gihe uri gutayipinga cyangwa se uri kwinjizamo password yawe, abahanga mu kureba ashobora kureba rwose mu gihe gito yanditse akamenya password ni yawe ni iyihe, ni gute wayanditse, inyuguti zikurikirana gute, mbese yose akayimenya neza neza nkaho ari we wayikoze cyangwa se nk'ari we wayicreatinze muri phone yawe. Indi nama nakugira, jya muri settings zawe uhishe bimwe mu bintu biza muri telefone yawe nka default cyangwa se nk'ama notification. Ahangaha nanone kandi icyo nakubwira nanone, biriya bintu nk'ama application y'instara cyangwa se nk'ama application gusaba kuyinstara, jya ubihidinga, cyangwa se message yawe ziza default cyangwa nk'umuntu ayikoherereje nabwo jya ugerageza kuyihidinga, kuko nanone bwaba ari uburyo bwiza cyane ku muntu w'umuhaka kugira ngo akwinjire muri telefone yawe. Ese uburyo bwa 12 ni ubuhe? Uburyo bwa 12 ni igitero gikunze guterwa abantu kuri WhatsApp cyangwa se nko kuri izi mbuga nkoranyambaga. Nanone ukabona nk'umuntu araguhamagaye cyangwa se nka nimero y'umuntu iraguhamagaye, yaba ari video call, yaba ari voice call, nawe ukayitaba. Jya ubanza urebe ko iyo nimero yizi, nusanga utayizi uyireke rwose, kuko iyo uramutse uyitabye mu bice by'isegonda bitageze kuri 32, amakuru yose yawe aba yarangije kuyiba. Yibye password yawe, yibye account za banki zawe, yibye amafoto yawe, mbese buri kimwe kiri muri telefone yawe yakibye cyangwa se cyagiye ku buryo utazi. Nyamara ari wowe wabaye irembo ryiza ryo kugira ngo uyitange cyangwa se ryo kugira ngo utange aya makuru. Twongeye kubashimira rero bakunzi ba Inzobere TV show kuba mudutiza umwanya wanyu mugakurikirana ibiganiro tuba twabateguriye. Niba wakunze iyi video wayisangiza abandi, ukanda like, share ndetse na comment. Ikindi kandi niba utarakora subscribe, twagusaba ko wayikora ukajya ubona ibindi biganiro tuba twaguteguriye. Ubaye kandi waracitswe n'izindi video zabanje, wareba hasi mu zindi video. Mbona kandi no kubutsa ko waduha igitekerezo cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero iri hasi muri description. Iyo nimero kandi ikaba iri no kuri WhatsApp. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Ciao ciao. Kurikirana Inzobere TV show kuri YouTube channel ubashe kuzajya ukurikirana byinshi byiza tuzajya tukugezaho ku gihe. Ikoranabuhanga, uburezi, ubuzima, amateka, ibigwi n'ibyegeranyo ku bantu mwakunze kandi mukunda muri benshi, ndetse n'imyidagaduro. Kora subscribe bizajya bikugeraho ku gihe kandi vuba. Inzobere TV show, feel you life, hope and knowledge.